aka ni kakanya keza cyane ka iga time, aho tugenda tugira insanganyamatsiko cyangwa se icyo tubigisha buri munsi kugira ngo buri wese agire imitekerereze yamufasha mu buzima bwa buri munsi. Iyo turimo turabigisha muri no class yacu ya iga time, turebera hamwe ibyagufasha kugira ngo iterambere ryawe ribashe kuba ryakwiyongera. Hari ibiganiro byinshi bigenda byigisha umuco, ubukungu, isuku, umutekano, ariko twebwe muri ibyo byose twebwe tubigisha ibyabafasha kwiteza imbere, cyane cyane bigendanye n'ubukungu. Ese nawe ibi byaba byarakubayeho cyangwa se hari igihe nawe byaba waratekereje ugasanga ibintu ngiye kuvuga byarakubayeho? Ese nawe koko ibingibi byaba byarakubayeho? Ibyo ngibyo ni ibiki? Ese nawe waba uri umwe mu bantu bagize ubwoba bwo gushora? Abantu rero benshi bagira ubwoba bwo gushora, cyangwa se abantu benshi bagira ubwoba bwo kuba batangira business zabo, cyangwa se bakabagira ubwoba bwo kuba hari icyo nabo bakora cyabaha amafaranga cyangwa se cyabunganira mu byo basanzwe bakora. Ugasanga umuntu afite akazi ariko akarinda abona amafaranga, rimwe na rimwe akagenda abona amafaranga agiye atandukanye, ariko nyamara bikaza kuza kumubera ikibazo kubera yuko atajya yigira inama zo kuba yakongera aho azajya akura amafaranga. Bivuze yuko yajya ava mu kazi akagira ikindi kintu yakwikorera cyangwa se agatangira business yatuma izajya imuha amafaranga, agahora afite ubwoba bwo gushora kandi amafaranga ayabona. Undi ugasanga umuntu agenda asenga Imana cyangwa se asenga Imana kugira ngo izabashe kuba yamuha amafaranga. Umuntu avuga ati cyama amahirwe rwose nkaba nabona nk'ibihumbi 100, nanjye nareba icyo nkora nanjye nkivana mu bukene. Iya Mana ikamwumva ikamuha ibihumbi 100 ndetse ikamuha n'ibihumbi 200, ariko ugasanga uwo muntu ahise agira ubwoba bwo kuyatangiza cyangwa se bwo kuyashora. Hari n'ugira akabona n'amafaranga menshi cyane bitewe n'amahirwe yagize, ariko ya mafaranga akazayamushana nta kintu na kimwe atangiyemo cye, cyangwa se nta business n'imwe atangiye kugira ngo nawe izamufashe mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ibyo ngibyo rero tubyita kugira ubwoba bwo gushora. Ugasanga umuntu wese afite intego cyangwa se arashaka kuzashora, cyangwa se arashaka kuzatangira business ye bwite kugira ngo nayo izajye imufasha, ari ugasanga yabona amafaranga birangiye gutyo ya mafaranga akazamushana atagize gute, adakoresheje icyo yashaka kuzakoresha ya mafaranga. Ndavuga gushora, ndavuga gutangira business. Ese ibyo bintu biterwa n'iki? Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu 5 by'ingenzi bishobora kuba bitera ubwoba bwo gushora. Turaza kubirebera hamwe, nawe ushobora gusanga harimo ibyawe. Ni byinshi cyane ariko turaza kurebamo 5 by'ingenzi. Si ibyo gusa kandi turagenda turebera hamwe ibisubizo byagufasha kugira ngo niba nawe ibingibi kubaho, kugira ngo nawe ubashe kuba wabirwanya cyangwa se wagerageza kugenda ubirwanya kugira ngo ube mu bantu nawe bashira ubwo bwoba bwo kuba batangira business. Reka turebere hamwe rero ibintu 5 bishobora gutera umuntu ubwoba bwo kuba yatangira business. Ku mwanya wa mbere, ikintu ushobora kuba cyagutera ubwoba n'ubumenyi, cyangwa se impamvu ushobora kuba wagira ubwo bwoba ni ubumenyi. Abenshi ntago bumva neza ikintu nshatse kuvuga, kubera yuko ubumenyi ni ikintu kigari cyangwa se ni ikintu kinini. Wenda urashaka kuzakora business runaka, urashaka kuzakora business runaka ariko ukaba utayifiteho ubumenyi. Ubumenyi ni kimwe mu bintu gishobora kuba cyatuma ugira ubwoba mu gihe utabufite. Ushobora kuba utazi gukora ikintu ugiye gukora. Dutanze nk'urugero, ushobora kuba ushaka kuzakora business yo gukora amasabune, ariko mu by'ukuri ukasanga nta bumenyi ufite bwo gukora amasabune.
ariko nanone ubumenyi burimo ikindi kintu kigari. Ushobora no kuba uzi gukora icyo kintu, urugero wenda uzi gukora ayo masabune, urugero wenda uzi gukora iyo migati, urugero wenda uzi guhinga imbuto runaka, urugero wenda uzi korora neza, wenda uzi kudoda neza, ariko ugasanga nta bumenyi ufite bwo gutangira iyo business. Ugasanga nubwo ibyo ubizi kubikora, ariko ubumenyi bwo gutangira business ni ikibazo. Ibyo rero bishobora gutuma ugira ubwoba bwo gushora, ugasanga wisanze udashoye kubera wenda nta bumenyi ufite bwo gukora icyo kintu, cyangwa se nta bumenyi ufite bwo kuba wagitangiza, kabone niyo waba ufite ubumenyi bwo kugikora. Inama rero hano ni iyihe? Gerageza niba nta bumenyi ufite bwo kuba wagira icyo ukora kugira ngo utangire business, gerageza ushake icyo wakwiga ukamenya. Numara kwiga ukamenya, kugira ngo uzagende ushira ubwoba bwo gutangira business, gerageza ushake akazi gasa n'ibyo wize, ubundi uzagenda uboneramo amakuru, uzagenda umenyeramo ubundi bumenyi bwo kuba watangira business. Ibyo ngibyo bitabaye, ushaka kugenda usura abantu bakoze business zisa nk'izo wize, ubundi ukagenda ubabaza amakuru, cyangwa se ukagenda ukora ubushakashatsi bugendanye no kuba watangira business ihwanye niyo ushaka kuzatangiza. Icyo ngicyo ni icyambere, ubumenyi bushobora gutuma ugira ubwoba bwo gushora. Ku mwanya wa kabiri, ikintu gishobora gutuma ugira ubwoba bwo gushora nacyo ni ikintu cy'ingenzi, nicyo twakwita amakuru. Amakuru nayo ashobora gutuma utagira cyangwa se ugira ubwoba bwo gushora, bigatuma udatangira business yawe. Fata akanya muri kano kanya turimo turaganira, ugende utekereze cyangwa se wicare utekereze business wumva ushaka kuzatangira. Ndahamya ko buri wese arimo kugenda ayitekereza. Ese ibi ngiye kukubwira wowe ubifiteho amakuru? Ese iyo umuntu agiye gutangira business, iyo business yawe uzi ahantu wayitangiza ukabona abakiriya cyangwa se ukabona icyo ushaka? Ese iyo business yawe ugiye gutangira uzi iyo ugiye kwitangira isora amafaranga angahe? Ese uzi bayandikisha ahagana hehe? Ese uzi kubitangira bigenda gute? Ibyo ngibyo rero nabyo bishobora kuba byakubera imbogamizi yo kuba watangira business yawe. Ukagenda ugira ubwoba, ati se mama buriya nintangira business wenda bagahita baza kunsoresha ako kanya. Ese buriya niba nintangira business wenda bitemeye ko nayitangira ahangaha. Ese buriya wenda buriya, mbega ibibazo byose bibaza ngo ese ibyo byose bituruka kuba nta makuru ufite kuri iyo business yawe. Biba byiza rero iyo ushatse amakuru yose yuzuye yo kuba watangira iyo business. Erega gutangira business ntago bucya mu gitondo ngo uvuge ngo ugiye gutangira business. Bisaba kuzabasha kuba wabiha umwanya. Niyo mpamvu rero abantu benshi bajya bashaka gutangira business ako kanya, bakayitangira nta makuru, akenshi babona n'amafaranga kwitangira bikabanana, cyangwa se bagahora bafite bwa bwoba bwo kuba batangira ya business. Turabutse yuko turi mu kiganiro Nezerwa, mu kanya ka Iga Time, turimo turarebera hamwe ibitera cyangwa se ibituma umuntu agira ubwoba bwo gushora muri business. Umuntu akaba nta mafaranga afite, ariko yazayabona nabwo bikarangira amafaranga ashize adatangiye business. Ikintu cya gatatu ni ukugira intego idahamye. Buriya kugira intego idahamye nabyo biri mu bintu bishobora gutuma udatangira business. Buri wese afite intego y'ikintu ashaka kuzageraho, arakizi, ashaka kwenda kuzubaka inzu, kuzagura imodoka, kuzagira wenda kuzacuruza, kuzorora n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose rero ufite nk'intego zawe ziba zihamye yo ari intego yawe yanditse itondetse neza ku murongo, kugira ngo umunsi uzabona amafaranga uzabashe kuba wahita utangira ya business yawe.
akenshi rero umuntu aba afite gahunda yo kuzakora ikintu runaka, yabona amafaranga akaburaho ahera, ugasanga bya bindi twavuze mbere, yaba ari ubumenyi yaba ari n'amakuru, ntago yabanje kuba abifite, bigatuma ahita agira ubwoba bwo gushora. Inama rero, niba wakoze bya bindi bibiri bya mbere twavuze haruguru, ushobora nanone gukora iki cya gatatu nacyo cyagufasha. Niba wicaye mu rugo ufite akanya cyangwa se uri ahantu ufite akanya, ukaba nta business nimwe ufite, fata umwanya, uramutse ubonye 100,000 wakora iki? Ubyandike ubishyire ku murongo. Ese mbonye 200,000 bwo nakora iki? Nabyo ubyandike ubishyire ku ruhande. Mbonye 500,000 nabyo ubyandike ubishyire ku ruhande. Mbonye miliyoni se, nabyo ubyandike ubishyire ku ruhande. Ese mbonye miliyoni 10, kugeza wenda ku rwego rw'amafaranga wumva ko yaba ari menshi, ibyo bizagufasha. Nuramuka ubonye amafaranga, ntabwo uzajya kubunza imitima ese mama nkora iki ngiki, kubera yuko uzaba ufite ibyo wanditse kandi wakoreye n'ubushakashatsi. Bizagufasha nubona amafaranga guhita utangira, kubera yuko hari byinshi uzaba wararenze. Abenshi rero babona amafaranga bikarangira abacitse, kubera yuko ntago bigeze bandika, ntago bigeze bafata umwanya ngo bandike ibyo bazakora mu gihe baramuka babonye amafaranga. Wowe udukurikiye iki wajya gukora? Ndahamya yuko ababikoraga nibo bakeya, niba wabikoraga uri intwari, ariko niba nawe utabikoraga, gerageza ubashe ko wabikora muri kano kanya, kubera yuko bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bizagufasha kubera yuko nuramuka ubonye amafaranga ntabwo uzapfusha ubusa, kubera yuko hari icyo uzaba warateganyirije kandi kizakugirira akamaro. Ku mwanya wa 4 cyangwa se ikintu cya 4 gishobora kuba cyabitera kugira ngo ugire ubwoba bwo gushora, ni ukutigirira icyizere. Iri jambo rikunda kugaruka mu bintu byinshi cyane, kutigirira icyizere. Buriya umuntu ashaka kuvuga yuko yifitiye icyizere, ariko nyamara buriya nta n'icyo yifitiye koko. Rimwe na rimwe avuga ati, buriya bambonye nkora ibi ngibi, ese buriya ko mbonye udufaranga duke ndamutse nkoze ibi ngibi, ese buriya ndamutse mbonye amafaranga yanjye menshi, aho kugira ngo nyashore wahita nyaguramo ikintu runaka, wenda nk'ikibanza, aho kugira ngo nyashore, aho kugira ngo amafaranga nzayabure. Abantu rero bakabaho batifitiye icyizere cyo kuba batangira business zabo. Icyo gihe rero iyo utifitiye icyizere, nabyo birakugonga cyangwa se birakugora. Ugomba kuba wifitiye icyizere yuko ibyo bintu ubishoboye. Ugomba kuba wifitiye icyizere ko ibyo bintu wabishobora. Buriya nta muntu uzaguca intege, niba wumva ko uzabishobora ugomba kuba wabishobora. Uzarebeyo umuntu agize nk'ikintu kimukanga, cyangwa se agize nk'ikintu kimutungura. Urugero wari urimo nko mu muhanda, wenda nk'ikintu kikagutungura, ushobora no gusimbuka ahantu utasimbukaga mu gihe nta kintu cyari kuba kigukanze. Ushobora kwirukanka ibirometero byinshi cyane mu gihe nta kintu cyari kuba kigukanze, utari gushobora no gutera n'intambwe 20. Ibyo rero wumva ko washobora mu gihe hari ikintu kigukanze, gerageza nawe ushyiremo muri wowe, wishyiremo ikintu gikomeye cyane, wumve yuko wirebe nawe wabaye umukene kurenza abandi. Icyo kintu gishobora kugukanga bigatuma ukora ikintu kidasanzwe. Bigerageze, igeranye n'umuntu ubona byibura nawe uri mu buzima bugoye, wigeranye iyo sura yawe ari wowe ubaye urimo. Ibyo bizahita biguha imbaraga zidasanzwe zo kuzakora cya kintu. Ibyo bintu bizahita biguha imbaraga nyinshi cyane zo gutangira gukora business yawe. Cya kintu cyo kutigirira icyizere, bwa bwoba buzashira pe, kubera yuko nuramuka wigiranyije n'ikindi kintu, n'undi muntu ushobora kuba uri mu buzima bubi utifuza kuzaba urimo muri wowe, ibyo bintu bishobora kuzatuma biguha imbaraga zo kuba washira bwa bwoba, ubundi ugatangira business yawe. Ikindi kintu cya nyuma cyangwa se cya 5 twabategure kuri uno munsi, ikintu kindi gitera abantu ubwoba bwo gushora ni igihe. Igihe ni ikintu kigari cyangwa se ni ikintu kinini, ariko hari abantu benshi cyane cyane bagira ubwoba bwo gushora kubera igihe. Hoya turi mu mpeshyi, turi mu zuba, ntabwo natangira muri kano kanya. Turi mu mvura, abantu nta mafaranga bafite,
njye ntabwo natangira bizinesi igihe kigahora kikubwira ngo hoya. Uko ndimo kubireba muri no minsi birasa nkaho uko bigaragara cyangwa se uko ndimo ndagenda mbibona, birasa nkaho mu minsi iri imbere bigaragara ko izuba rizava ari ryinshi, ntabwo ngomba kuba natangira. Umutekano mukeya uri hirya no hino hagiye hatandukanye, ibirimo biraba biri hirya no hino hagiye hatandukanye, ibyo ngibyo bishobora kuzatuma nanjye ntatangira. Ese ndamutse ntangiye icyorezo cyangwa se ibyorezo runaka bikaza bigatwara bizinesi yanjye, ibyo ngibyo bigatuma udatangira bizinesi yawe. Igihe rero gishobora no kuba cyageranywa n'imyaka ufite. Hoya ntago natangira bizinesi igana gutya mfite imyaka mitoya, ibyo ngibyo ni by'abantu bakuze, ni by'abantu bafite imyaka yo hejuru. Njyewe ndakuze cyane, ndashaje, ntago natangira bizinesi. Wambona ndimo ndatanga amandazi, wambona ndimo ndaseriva capati n'ibindi bigiye bitandukanye, wambona ndimo ndabunza isabune ndimo ndagenda nyigurisha, wambona ndimo gukora ibi n'ibi, imyaka yaransize njyewe ntago nabishobora, cyangwa se ndacyari mutoya. Igihe nacyo ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma udatangira bizinesi yawe. Niba rero nawe ushaka kuzatangira bizinesi, wireba igihe buriya ni ikintu ushobora gutuma kiguterwa bwo gutangira bizinesi, ahubwo wowe icy'ingenzi ni uko ugomba kwiyemeza. Kora icyo wagakwiye kuba urimo gukora muri kano kanya. Niba kandi icyo wagakwiye kuba warakoze nacyo cyaragucitse, tangira none biracyashoboka. Haracyari ibyiringiro byo gushoboka. Icyo gihe nawe ushobora kuba wagana nacyo, cyangwa se ukajyana n'igihe kigezweho, kugira ngo nawe uzabashe muri umwe washira ubwoba bwo gushora. Buri wese afite ikintu cyamuteye ubwoba cyangwa se kimutera ubwoba bwo gushora. Buri wese afite icyo yavuga, buri wese afite icyo yatugezaho, ariko byose urasanga bikuwe muri ibyo bintu bitanu tubabwiye bishobora kuba byagutera ubwoba bwo gushora. Gerageza rero ibyo ngibyo ubirenge. Turifuza ko uba umwe mu bantu bafite icyo bashaka gukora kandi bagishaka bakanagikora, kandi kikazabateza imbere mu minsi iri imbere, bakazaba ari amwe mu bantu cyangwa se muri bamwe mu bantu bafite icyo bakora kandi cyanyuze mu kuba mwaratangiye bizinesi nshyashya. Iki ni ikiganiro Nezerwa, akanya keza cyane ka Iga Time. Njye ndi Ishimwe Eric Expert. MC Montana ndagarutse, nzanye noneho isabune bita Yera Soap Multipurpose. Murakabona kano gasabune keza cyane gakorwa na Home Golden White. Kano gasabune rero kadufasha mu koza ibintu harimo ibyombo, gukoropa ku makaro. Iyi sabune ushyira ku makaro, umwanda wose uriho ikaro rigahita ryongera rigasa uko ryasaga ukirishyiramo. Ni ukuvuga ngo rero iyi sabune si ibyo gusa idufasha no kuri ba bantu muba mushaka kugenda mu modoka zikeye, ugasanga nk'umuntu ari mu modoka isa nabi kubera kogesha amasabune adakuraho umwanda. Ino Yera Soap rero Multipurpose idufasha koza imodoka se cyangwa gukoropa, tukoza ibyombo bigacya neza ku buryo unabiriraho byibuze. Niyo hari nk'ukuntu wenda ku isahane haba hariho n'ibiryo bike, ariko iyo sahane bitewe n'ukuntu yogeje ukumva byibuze ibyo ako kantu gatumye uhita uhaga. Ni ukuvuga ngo rero ba bakozi bo mu rugo badufasha koza ibyombo, mugomba kubagurira ino sabune bita Yera Soap Multipurpose, bakadufasha koza ibyombo byacu neza, ntitwirirwe